Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gitoki habereye ibiteye ubwoba. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yafashe urutoki rwa mugenzi wiwe ararutema ararurarika bitewe nuko ngo batonganye bapfa indaya mu kabari, birangira uyu mugabo amanutse mu rugo iwiwe afata umupanga ajya gutema urutoki rwa mugenzi we. Abaturage bavuze yuko uyu mugabo n'ubundi yarasanzwe asara afite ikibazo cyo mu mutwe, niyo mpamvu ari gutema runo rutoki. Reka amakuru yacu twite tuyanyarukira mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara. Abanyerondo barashinzwa gukubita abaturage batatu bakoraga akazi k'ubuzunguzayi, bakabakubita bakabambura ibyo bari bafite, aba banyerondo bakabijyana mu ngo zabo. Gusa abaturage batunguwe no kubona abagore b'abanyerondo bari kuzunguza bya bintu bambuye babazunguzayi bandi. Ibi ngibi bikaba bavuga ngo no guhohotera abaturage, kandi munabizi ko ibyafashwe bijyanwa ku kagari bakareba icyo babikoresha, ariko aba banyerondo barabifashe babijyana mu nzu z'iwabo, barangije bihereza abagore babo kugira ngo nabo babicuruze. Ngayo nguko rero bano banyerondo barangije gutabwa muri yombi kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bashinzwa byo gukubita abantu batatu bazunguzaga ibyo bari bafite, bakabibambura bakabijyana mu ngo zabo, bagahindukira bakabihereza abagore babo bakabicuruza. Reka twambuke Gakenya dukomereze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye habereye nanone amahano akomeye cyane. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko bakaba bamufashe ku ngufu akahaburira ubuzima cyangwa akasiga ubuzima. Uyu mwana w'umukobwa bamufashe ku ngufu mu masaha ashyira saa moya n'igice za nijoro, tugahita twibaza ngo uyu mwana w'umukobwa arimo yerekera hehe saa moya za nijoro, nubwo bamufashe ku ngufu. Batunguwe no gusanga umurambo wiwe munsi y'umuhanda, bakeka yuko baba bamufashe ku ngufu bakamujugunya munsi y'umuhanda yabuze umwuka. Ese birashoboka yuko abantu bashobora gusambanya umuntu agapfa cyangwa umuntu akabura umwuka, cyangwa umwana w'umukobwa wasanga bamusambanyije ndetse abamusambanyije yamara kubamenya bagahita bamwica kugira ngo atazabivuga. Ibi rero turaza kubigarukaho mu kiganiro twagiranye n'abaturage. Reka ari amakuru yacu tse tuyakomereza n'ubundi mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Byunzwe naho habereye ibyababaje abanyarwanda benshi cyane. Umugabo yataburuye inka bari bashyinguye ku bufatanye na veterineri ndetse n'inzego z'ibanze. Iyi nka bari bayishyinguye hari abajyanye n'iby'ubuzima kugira ngo hataza kugira uwandura ubw'inka yapfuye ifite ibirondwe byinshi cyane, ndetse mugenzo wo gushyingura ino nka hari abaganga bambaye amaga kugira ngo hataza kugira umuntu ukora ku ino nka akaba yakwandura. Rero aba bagabo bafashe iyi nka bari batanu barayicukura, barangije barayirya, umwe akaba yitabye Imana, abandi nta kintu baraba. Bisobanuye yuko rero aba bagabo bazize inda yabo cyangwa nibo bizize. Iyi ni ncamake y'amakuru rero ngayo nguko. Nimba ari bwo bwa mbere ukigeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe, kandi amakuru aturutse ku Kidasamura TV Rwanda ni amakuru aba yizewe neza cyane kuri kagenzi kako. Njye mujye kubana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye, aho umwana w'umukobwa yafashwe ku ngufu yarangiza akanicwa. Abaturage bavuze yuko rero uyu mwana w'umukobwa yari umwana mutonya cyane. Urumva umwana w'imyaka 15 abakiri mutonya cyane. Uyu mwana yigaga mu wa 3 primaire, ubwo uyu mwana w'umukobwa iwabo batari bishoboye, cyangwa uyu mwana arasanzwe abayeho mu buzima bubi cyane. Ubwo bari bavuze ko uyu mwana yaravuye kwa nyirakuru, ubwo yararigiye gusura nyirakuru nibwo bamutegereye mu nzira, birangira kano kaziranenge kahaburiye ubuzima. Abaturage bavuze ko ibyaha nk'ibi ngibi ntago byaberaga mwa kano kagari kabo, cyangwa ntago byumvikanwaga hano. Habayeho ikibazo controle technique, ariko abaturage basabye inzego z'ibanze kujya ziba maso. Ndavuga abanyerondo bakagombye kuba bari mwino mihanda y'imyijima, bakareba nimba nta bisambo birimo cyangwa n'abantu bahohotera umuntu. Bavuga yuko rero irondo ryabo ry'umwuga rikora akazi kabo nabi, ubwo bajya mu gace kamwe bakahicara paka akazi kabo bakarangije, kandi bagakwiye gukora patrouille bakazenguruka kugira ngo bamenye n'ibiri kubera mu ngo, kubera ko ngo hari n'umugabo werutse gukubita umugore we amuvisha inguma, kandi abanyerondo bari hariya ngo nibajya gutabara. Ivuga ko rero irondo ryabo ry'umwuga ngo rikora nabi cyane, niyo mpamvu basaba ngo irondo ry'umwuga ryabo barivugurure
barizanemo abasore bakiri batonya bashoboye akazi. Reka amakuru yacu tuyakure mu karere ka Rusizi tuyarekeze hano mu karere ka Rwamagana, ndetse naho habereye ibiteye ubwoba byababaje abanyarwanda benshi cyane, bamwe bararira abandi bifata ku munwa. Ariko kugira ngo dukomeze ano makuru, ikintu usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nukora subscribe ugafungura inzogera, aya makuru mbararikiye muraza kuyakurikira gatanu kuri kagenzi kako. Nongera kubibutsa yuko mu gihe isiganwa ry'amagare rizaba riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda, champion y'isi isiganwa ry'amagare, imihanda imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali izaba ifunze. Nongera kubibutsa njyewe Kidasamura TV Rwanda, Anita Pendo na Rusine tuzaba duherereye hariya kuri Convention Center, muzaze twifatanye n'abaturage gufana, ndetse gufana bazaba bari mu isiganwa ry'amagare. Bivuze ngo Kidasamura TV Rwanda, Rusine ndetse na Anita Pendo tuzaba duhari rwose. Mu kiganiro cya mu gitondo kirangira mu masaha ya saa 4 nibwo tuzaba tuhagize, kuko tuzaduvuye mu kiganiro cya mu gitondo. Nanjye kuri Kiss FM nzaba ndiyo kubera ko barantumiye. Ubu ndi umutumirwa mushyashya kuri Kiss FM, nzaberekana ama video atandukanye nimara kugera kuri Kiss FM. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereze ubuzima buzira umuze, kandi ndabakunda cyane. Ikintu cya mbere mugomba gukora ni subscribe. Wayikoze uruha agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ciao rero, thank you so much. To make sure subscribe and comment kuri Kidasamura TV Rwanda. Inabapenda sana my dear. Mimi ninaitwa Kidasamura official. Mimi ninabapenda sana, ninataka subscribe yako, support yako ni subscribe. Mnajua ninabapenda sana kabisa. See you tomorrow. See you, turaza gusubira. Imana ibandindire, ibamere umugisha nibisa nabyo. Ndabakunda, nzahora mbakunda, mbatezeho byinshi, munezeho byinshi. Niyo mpamvu ndi hano nka Kidasamura TV Rwanda, kugira ngo mumenye ibyo nkora. Hari episode nshyashya tugiye gusohora mwino minsi, gusa dufite abakinnyi bakiri bashyashya, dufite n'abarije